nta muteguro waruta wo kwitegura kuba umwigishwa mwiza wa Kristo. Kuko nimba umwigishwa mwiza wa Kristo, Kristo ubwe azakora umurimo muri njye, azamaramo ibintu bihanda bindimo, ibintu bidakwiriye bindimo, mu kwitoza kuzasohoza inshingano, kuzagira gute, tukaba tunaziza umutwe ariko tukabona imbaraga zibishyira mu bikorwa. Kuko hari ubukristo butari bwo kwibwira ko Imana ibereyeho kutunezeza, ariko ye kwibwira, umuntu ye kwicara ngo yishuke yibwire ngo byanze bikunze Imana irahari, nanjye ndahari, ndi kumwe nayo, izampa urugo rwiza, nta ruhare na rumwe yabigizemo. Navuga ko tukwiye kubanza gukosora uko dufata urugo mu mitwe yacu. Ahantu uzamara imyaka 75 ushobora kuhategura mu buryo bworoheje. Ikindi, Imana ntiyibeshye ifata umugabo ikamugira umutwe w'urugo rwe, akaba ari wowe umuyobozi. Imana ntiyabihaye abagore. Urugo rwabaye rubi ni papa wananiwe. Mu Kinyarwanda ni umugore, ariko mu kiva mu ishuri muzi ko nyita mu Mana ni umupapa. Ariko niba hariho ikintu giteye ubwoba, amafaranga yishobora kuzaza ukanyubakira inzu mfite imyaka 50 nkayibamo kandi nkaryoherwa, ariko umwana we arakura. Ariko navuga ngo icyo kwitondera kuba afite amahirwe yo kuba bataratangira kubaka urwo rugo, bakiri bonyine, umuhungu aracyarukwe, umukobwa aracyarukwe. Umuntu utemera impinduka y'ibihingwa agendane nayo aravunana, nawe ubwo akavunika. Umugabo w'umukristo utari kwinjira mu gufatanya n'umugore we imirimo isanzwe yo mu rugo, ndinginga abasore n'inkumi kudafata ikintu. Nitwa Hortense Mazimpaka, niyo mazina yanjye, ndi umubyeyi, ndi umukristo, ndashima Imana. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushima, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, turagushimye wowe wavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, umuntu ukamuhinduramo umuryango. Tubiguhereye icyubahiro. Ibyo biduha ubushizi bw'amanga ko nta kabuza umuryango uzabaho, nubwo ufite ibitero bikomeye n'ingorane zikomeye, ariko umuryango uzabaho ko ari wowe wawutangije. Turaguhamagaye rero kugira ngo ubane natwe, amagambo yawe uyashyire mu kanwa kacu, aba ariyo tuvuga, kandi imbaraga zawe ziherekeze ibyo tuvuga kugira ngo zikize buri mutima wose, zubake umuntu wese ushaka gusohoza icyo wagambiriye mu muryango. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Uko numva umuryango wa Gikristo, iryo zina warikomora ku bawugize, abawugize bemeye kuba abigishwa ba Kristo. Izina ubukristo nyirango niba twararyambuye agaciro rikwiriye, ariko ubundi umukristo yagombye kuba nyine arimo gukurikira Kristo, ari umwigishwa wa Kristo, ari umuntu urimo kwitoza kugera ikirenge mu cya Kristo. Icyo gihe rero twavuga ngo none urugo rwa Gikristo kuko ruhuriwemo n'abantu barimo bitoza kubaho ko Kristo abishaka. Umuntu ashobora kugira idini ariko atarimo gukurikira Kristo, si icyo, ndetse byanamugora. Ariko urimo kwitoza gukurikira, n'umwitozo utarangira, ariko urimo kwitoza gukurikira Kristo, n'ibyo yubaka byose harimo n'urugo, narwo ruzaburwa, azarwubaka muri ubwo buryo. Ndumva rero uko nkuko navuga, ni umuryango ugizwe n'abantu babiri barimo bitoza gukurikira Kristo. Ese ubundi we na Kristo babanye gute? Kuko niba ntabanye neza na Kristo, no kubana nanjye ubwanjye bizangora, no kubana n'undi muntu bizangora. Nta muteguro waruta wo kwitegura kuba umwigishwa mwiza wa Kristo. Kuko nimba umwigishwa mwiza wa Kristo, Kristo ubwe azakora umurimo muri njye, azamaramo ibintu bihanda bindimo, ibintu bidakwiriye bindimo, ku buryo ninjya no guhura n'undi bizaba ari byiza. Hari igihe rero dutinda mu kwitoza kuzasohoza inshingano, kuzagira gute, tukaba tunaziza umutwe ariko tukabona imbaraga zibishyira mu bikorwa, kuko tutubatse umubano wacu na Kristo. Navuga rero umuntu udukurikira ataratangiza umuryango kandi abishaka kandi abikunze, niyite ku mubano we na Kristo, niyemere kuba umwigishwa mwiza wa Kristo. Kristo we azakugerera naho utakekaga ko afite ikibazo, naho utazi ko harwaye. Rero mu cyo umuntu yashyira imbere ni ukuba umwigishwa mwiza wa Kristo. Ibintu byiza byose biraharanirwa, kandi ababishaka babigiramo uruhare runini. Hari ubukristo butari bwo kwibwira ko Imana ibereyeho kutunezeza, nyamara impamvu twitwa abakurikira Kristo nuko nyine tumukurikira. No kuvuga ngo dushinzwe kwiga ibyo akunda, tukitoza kubikunda, tukamenya ibyo yanga, tukitoza kubigendera kure. Uwo murimo rero ntabwo wazanwa no kubaho ndangaye, ndeba ibinezeza, ndeba ibingwa neza. Ntabwo uwo murimo wazigera ukurikira. Niba nigira ku muntu, uwo muntu simukuraho amaso. Niba nshaka kwigira ku buzima bwawe, singukuraho amaso, nzakureba unezerewe, nkurebe ubabaye, nkurebe urushye, nkurebe ufite imbaraga, kuko
inshingano yanjye ni ukukwigiraho. Rero n'abantu bifuza kuzagira ingo nziza nibafata umwanya wo kukwigira kuri Kristo ni mugari kandi ahandi abonekera ni mu ijambo rye. Nidukingura amaso tuvuge ngo se ko hari ibintu byiza biri aha ngaha nabishaka gute nabigeraho gute reka mbikurikire, kandi ababikurikira babishyizeho umutima bazabisarura bazabibona, ariko abatabikurikira bikwibwira ni nk'ubupfapfa no kwicara iruhande rw'umurimo ukajya uvuga uti ibyo byose ibishyimbo bizamera tu kandi utarabihinze. Rero nibashakishe uko umwigisha wa Kristo abaho. Ese abaho ate? Abaho adakura amaso kuri Yesu, yitoza kumenya ibyo Yesu akunda nawe akabikunda, umwuka wera azamushyigikira. Ariko ye kwibwira, umuntu ye kwicara ngo yishuke yibwire ngo byanze bikunze Imana irahari nanjye ndahari ndi kumwe nawe izampa urugo rwiza, nta ruhare na rumwe yabigizemo. Umuntu ni ikintu gitangaje kandi afite imbaraga zo kugera ku bintu ashaka. Ikintu cyose duha agaciro turagishakisha, twagikurikira, twagitanga amafaranga, twakora ingendo tukajya kugishaka kure kuko gifite agaciro kuri twe. Navuga ko dukwiye kubanza gukosora uko dufata urugo mu mitwe yacu. Nimba urugo ari ahantu nagize umugisha ndakizwa, umuntu ndimo ndavuga ko bakijijwe, nagize umugisha ndakizwa. Ku muntu wakijijwe urugo nahana azamara imyaka asigaje y'ubuzima bwe bwose. Niba rutangiye ari mutoya afite imyaka 22 cyangwa 5 akaba azagira imyaka 100, ubwo ruvuga ngo ni imyaka 75 hano ku isi azamara ahantu. Ni gute ahantu uzamara imyaka 75 ushobora kuhategura mu buryo bworoheje? Kuko niba uzi koko ahantu uzamara imyaka 75 ni ubuzima bwawe bwose buzaba. Ni ukuvuga ngo igitabo cyose cyanditswe n'umuntu wubaha Imana kivuga iby'urugo rwiza wagombye kuba waragisomye. Imirongo yose ivuga ku mugabo nimba uri umusore icyo Bibiliya imusaba, ivuga ku mugore icyo Bibiliya imusaba, wagombye kuba uyisoma uyiga, wagombye kuba ugerageza gukurikira abantu bose bavuga ku muryango, byibuze ibyavuzwe biba bikiri teori bitarashyirwa mu bikorwa, ariko byivuze urabizi kandi urimo urasaba Imana ko byakuzura muri wowe. Ese uwo mukoro abantu barimo barawukora? Ibyafasha abantu birahari mu Kinyarwanda, birahari mu ndimi z'amahanga, birahari mu bitabo, birahari muri Bibiliya. Umuntu byonyine afashe nk'umukoro akavuga ati reka mpere mu itangiriro ndebe ikintu Imana yashaka umugabo ngeze mu byahishuwe, ubwo muntu yazabura kuba umugabo mwiza. Reka mpere mu itangiriro ngeze mu byahishuwe ndebe ikintu Imana isaba umugore. Umugeni wa Kristo ameze ate, yitwaye ate, amubana ate? Ntabwo umuntu yazaburamo ibimufasha. Wibuha uri muri kino gihe turimo, hari inyigisho, hari abigisha, hari ibyanditswe ngo nawe ubeho nk'uko wenda abandi batubanjirije cyangwa n'abatwebwe babayeho. Njya mbwira abantu ngo ikintu cyitwa parenting, kwiga kurera abana, nabimenye barakuze barancitse menya kumenya. Wimera rero gutyo kuko niba uri na mutoya, uyu munsi uri mutoya wenda urimo gutekereza kurera abana, ariko niba uzatangiza umuryango uzarera n'abana. Wibaho nko mu gihe cyo kutamenya kandi amakuru ahari. Nkuko amakuru mabi ahari n'amakuru meza arahari. Zimwe mu nshingano rero navuga ku mugabo, inshingano nyamukuru tubona mu ijambo ry'Imana Imana yahaye umugabo ni ugukunda umugore we. Nibyo yamubwiye kandi amuha ikigereranyo gikomeye, aramubwira ngo akunde umugore we yitoreza kuri Kristo nkuko yakunze itorero, ngo akaryitangira akaryoza akaryeza we yaranaripfiriye. Nuvuga ngo uwo mukoro ubwawo umugabo avuga ati ngiye kwitoza gukunda umugore wanjye, ndahamya ko n'ibindi byose byanabonekeramo, byose nta cyasigara kitarimo. Gukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero, uwo mukoro byonyine nawufasha umugabo w'umukristo, ugahera ku wa mbere ukajya ugeza ku wundi wa mbere ukavuga uti ariko Kristo yakunze itorero gute? Ukagenda ubirebaho nawe ukitoza kubishyira mu bikorwa. Wowe ntuzapfa kuko n'ubundi amaraso yawe ntabwo yakiza, ariko nicyo kigero wahawe. Ibyo bintu ubyitoje kubishyira mu bikorwa, byanze bikunze uzaba umugabo mwiza gukunda. Ikindi, Imana ntiyibeshye ifata umugabo ikamugira umutwe w'urugo rwe, akaba ari wowe umuyobozi. Imana ntiyabihaye abagore kuvuga ngo akwiye gutanga icyerekezo. Pastor Rutayisire n'ujya uvuga ngo umutwaro utayobora n'umugore utaganduka, sinibwo akona bikoresha. Ariko niba narahawe gutanga icyerekezo, mfite umukoro mwinshi wo gusabana n'Imana kugira ngo ejo ntayobye abantu, kuko nucomokora ku Mana icyerekezo uzaduha kitari cyo, ariko gutanga icyerekezo byahawe umugabo. Ikindi niba Imana yaravuze ngo Imana umugabo umugore abana n'abandi, no kuvuga ngo ndaba n'umutambyi w'urugo rwanjye. No kuvuga ngo Imana ni nkaho ntirobanura ku butoni, ariko hari ubundi butoni uhawe bwo gusa nk'uwegeranye n'Imana kurusha abawe. Gutakaza rero umuhamagaro kuba umutambyi w'urugo rwawe, ubu umugabo abahombeye urugo rwe akabishyira mu biganza by'abandi, akabirekurira abandi. Ni ukuvuga ngo niyo ni inshingano ikomeye kwemera kuba umutambyi, kumva mbese bikureba ndetse uzanabibazwa. Ukwiye kumenya ko ni wowe ubazwa eta spirituelle y'abawe, urugo rwawe mu mwuka ruhagaze gute nk'umugabo. Ibyo bintu akenshi
bigenda bihabwa abagore ariko ntabwo ari umurimo w'abagore. Ni ryari umugore asabwa kuba ari byo? Ni igihe yaje guhagarara mu cyuho undi atabikoze. Ndumva gukunda kuba umutambyi w'urugo rwawe, kuba ari wowe utanga icyerekezo, yewe ikindi kidakunze kuba mu muco nyarwanda, kuba umurezi w'abana bawe. Imana yavuze ngo umugore n'umugabo babane, yari izi balance bizazana mu buzima bw'umwana. Nubwo umugore ari gutwita umwana, ariko icyuho cy'umupapa kiragaragara iyo atabaye involved, yatinjiye mu burezi bw'abana, kandi kirazibwa kikavaho iyo umupapa yinjiye mu burezi bw'abana. No ku bantu batari abakristo, ariko iyo papa yari prezi, iyo yarahari atari papa bahunga, atari papa udahari, bigira umwana azakura ari sekiwa ukuntu, ntabwo uzamukangakanga, ntabwo uzamubeshyeshya urukundo rutari rwo, azaba ameze nk'umuntu ufunze, amakara yose arafunze, nta hantu wakwinjirira. Rero abapapa b'abakristo nibamenye ko Imana yabahaye izo nshingano. Imana yabibwiye Abrahamu, iramubwira ngo icyatumye mumenya, rero jambo iteka rirantangaza, kuko Abrahamu ni mugari, arimo ibintu binini byinshi biteye n'ubwoba, ariko Imana ikavuga ngo icyatumye nkumenya ngo ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe, abo wabyaye n'abari mu rugo rwawe n'abazakurikira, ubatoze kunyubaha. Kuvuga ngo mu nshingano izo twebwe twitirira Abrahamu, si Imana ireba cyane, iramureba nk'umuntu uzatoza. Gutoza si ikindi ni ukureta. Navuga byinshi, ariko umugabo afite inshingano zikomeye. Ni niyo mpamvu umugabo akwiriye gusabana n'Imana. Bihugira mu gushaka amafaranga, ubwo nyine batunze agatoki, ariko bihugira mu gushaka amafaranga gusa. Gushaka amafaranga ni igice kimwe, kuba provider w'urugo rwe, kuba ari we utunga urugo rwe, ni igice kimwe kinamwubahisha. Ntekereza ko nacyo ari mpamvu abagabo bagihera mu gitanga icyubahiro. Iyo umuntu afite icyo amaze muri ubwo buryo bitanga icyubahiro, nuko ariko yiheraho ngaho ngo yibagirwe ko asabwa byose. Niba umuntu asabwa byose akaba adasabanye n'Imana, azabikura hebye gutanga. Buriya umuco wacu w'ikinyarwanda harimo ibyiza, harimo n'ibitari byiza, kandi hari abantu bafata umuco bakajya bagira ngo niyo Bibiliya. Ntabwo umuco ari Bibiliya. Umuco w'ubumana n'ubumana uraza ugakosora ibyacu bitari byo, ugashyigikira ibyacu biri byo, kuko nano umuco si wose wo gutabwa, ariko ntabwo ari byo. Ubundi urugo rwabaye rubi rukwiye kwitirirwa papa. Ni ukuvuga ngo papa urugo rwaramunaniye. Umuco nyarwanda ni umugore, ariko urugo rwananiranye kubera ni umutwe. Iyo ikigo gikora nabi, umuyobozi ni ukwiye guhindurwa, ntabwo ari abakozi, kuko nihaza umuyobozi mwiza azatoza abakozi be gukora neza. Ni ukuvuga ngo bapapa b'abakristo, ubwo turavugana n'abumvira Kristo n'abarimo kwitoza Kristo. Urugo rwabaye rubi ni papa wananiwe. Mu kinyarwanda ni umugore, ariko mu kiva mu ishuri muzi uko nyita, mu bumana ni umupapa, kuko yahawe ubuyobozi. Iteka amafaranga afite agaciro mu isi, mu buzima bw'abantu benshi. Ni nayo mpamvu umuntu wagiye kuyashaka nubwo yamara imyaka 6 ataragaruka, nta muntu umubreminga. Tuba twumva byumvikana, birimo na logique. Yatuguriye inzu, yatuguriye ikibanza, abana bariga nta kibazo. Papa nubwo yamara imyaka, nakoze papa gusa undi abamama baragenda, nubwo yamara imyaka 5 ataje. Kubera iki tubyumva gutyo? Nuko amafaranga ariyo ya mbere. Ariko niba hariho ikintu giteye ubwoba, amafaranga yishobora kuzaza ukanyubakira inzu mfite imyaka 50 nkayibamo kandi nkaryoherwa, ariko umwana we arakura. Nuvuga ngo hari stage y'ubuzima, hari ikiciro cy'ubuzima kidashobora gusubira inyuma nubwo wagira gute. Niba utarabonetse mu buzima bw'abana bawe kuva ku myaka mitoya kugeza 12, kuva kuri 12 kugeza 18, hejuru yaho ubwo ntibaba bakina gukeneye cyane. Nuvuga ngo byo ntushobora kubisubiza inyuma. Amafaranga yashobora kuzaza bafite 20, ariko byo ntushobora kubisubiza inyuma. Rero tubanze dukosore ukuntu twatondetse ibintu mu mitima yacu. Ndavugana n'abakristo, abatari abakristo, Imana yabo ni amafaranga, twabyemera tutabihakana. Ariko igiteye agahinda nuko n'abakristo twatewe Imana yacu amafaranga kandi tutabizi. Niba nzi ko umuntu afite umubiri, akagira ubugingo, akagira umwuka, ni gute nshobora gushakisha n'imbaraga zanjye zose n'imyaka yanjye yose ngashakisha ikintu cyubaka umubiri cyonyine? Ni gute nagishyira mu izo mbaraga? Ubuntu Imana yarabutanze bwo kugendanisha, ariko igihe namaze gucurikura priority mu mutwe wanjye, nkamenya ko ni byiza ko abana banjye biga mu ishuri ryiza, ndabishaka. Ni byiza ko abana banjye badasoza, ndabishaka. Ariko umuntu usuye gusa, suye urya, suye wiga, umuntu afite amarangamutima hababara, hashenjagurika, yanakizwa kuzahavura bikagorana. Kandi ahantu harashenjaguwe nanjye umukunda, ariko utarabitondetse, wagiye gushaka amafaranga, nkazagaruka yarambuze, ntakibona access mu mutima we. Ni ukuvuga ngo umutima we yarawufunze, yarasibye ko nta mama afite, yarasibye ko nta papa afite. Aho ntuzahakiza gute? Rero nitubanze ducurikure priority uko ibintu bitondetse, tumenye ngo amafaranga si y'abajyambere, abantu nibo bambere. Umuntu ntagira fotokopi, umuntu ntasubirwamo, umuntu ntagaruka yapfuye, umuntu ntapfa kugaruka ariyo yangiritse asigarana. Niyo akize agakira ku myaka ikuze asigarana inkovu, none so umuntu utagira gisimbura, ni gute atabari bugira agaciro bwa mbere. Rero niducurikura priority tugasanga twebwe Imana, umuntu,
amafaranga akazajya munsi, azadukorera ntazadukoresha. Niducurukura izo priorite, ubuntu bw'Imana buzabona natwe buduhe balance. Hari abantu babikora kandi barimo bakorera kuri, ababimenye bakoresha tekinoloji, bakoresha uburyo bwose buhari, baranyaruka. No kuvuga ngo mu dufaranga twe wenda yagombaga kugura ikibanza muri uyu mwaka, ashobora kwigomwa ntakigure, ariko akabonana nabi akazakigura mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3. No kuvuga ngo priorite si inzu n'ikibanza, priorite n'ubuzima bwabo azabana nabo muri iyo nzu. Rero Imana izatanga ubuntu ku bantu bacurikuye priorite. Reka mbanze mvuge ko nta muntu uvunika unavunana nk'umuntu utemera impinduka y'ibihe. Ibihe birahinduka, naguma mu bya kera ninjye uzavunika. Umuntu utemera impinduka y'ibihe ngo agendane nayo aravunana, nawe ubwo akavunika. Ibihe byarahindutse. Kera abagore ntabwo bakoraga, bagumaga mu rugo. None uyu munsi abagore barakora, bashobora no kwinjiza menshi. Ubwo twavugaga uruhare rw'umugabo, ntitwavuze wenda urw'umugore. Hari n'abagore bateye abagabo kuzagwarwa ntambi bashaka amafaranga. Kubera iki? Agaciro k'umugabo we kari mu mafaranga gusa. Ariko abo ntibakwiriye kuba mu bigishwa ba Kristo. Ubwo natwe turabo gukosorwa. Ariko noneho gufatanya imirimo biradukwiriye, kuko twese twabyutse tugenda. Umunaniro umugabo afite mu mubiri n'umugore arawufite. Ubundi akaba yaza agasanga ndaruhutse niteguye kumwakira, ariko twese turarushye, ndetse ndushye cyane, kuko njyewe ndi n'urwabya rworoshye kumurusha. No kuvuga ngo umugore arushye cyane. Rero umugabo w'umukristo utari kwinjira mu gufatanya n'umugore we imirimo isanzwe yo mu rugo, n'ukuri yarasigaye. Ntago arimo kuba umukristo mwiza, ntago arimo kuba umwigishwa mwiza wa Kristo. Kandi Imana yemeye ko avuka muri iki gihe, yarazigiye azavukamo. Yiguma mu bintu bya kera ngo afate umugore nk'uko umugore yari gufatwa iyo atabafite akandi kazi uretse kwita ku rugo. Burya imirimo yo mu rugo iravuna. Turabibona twebwe abagira abakozi, iyo umukozi adahari uhera mu gitondo wihana, wizungurwa bikakwiriraho utari warangiza ikintu na kimwe. Rero iyo mirimo abagabo, ubwo turibwira abagabo bari muri Kristo, nibave mu bya kera bemere gufatanya n'abagore babo imirimo. Ubwo turabwira bari mu bihugu byo hanze bo nyine byabashyikiyeho nta kundi, ariko n'abari mu Rwanda nibafatanya. Nukuri kwinjira ukikorogera icyayi, yewe unagiservye n'umugore wawe, ntabwo byambuye umuntu ubugabo. Ubajije abana bawe, abari wowe ubahereje ayo masogisi cyangwa amapinja, kugira uruhare mu mirimo. Kandi nabonye bizana no kwegeranya. Kimwe mu bintu nashimye ku miryango y'i Burayi imeze neza, nukuri ya mubano wo kwikorera ibintu byose ubatera kwegerana. Nukuvuga ngo nta kintu akorerwa n'umukozi. Umwana yatogejwe na papa, yozwa na mama, nibo babatekeye, nibo babajyanye ku ishuri, nibo bagore, nta wundi muntu waje hagati yabo. Ariko nibo bibatera kwegerana imeze neza. Natwe rero nitubyige. Ariko navuga ngo icyo kwitondera kuba afite amahirwe yo kuba bataratangira kubaka urwo rugo, bakiri bonyine, umuhungu aracyarukwe, umukobwa aracyarukwe. Ikintu cyo kwitabwaho ku nyubako yose ni fondation. Ndatereka hehe, kandi ngiye gushyiraho iki, kandi ngiye gukoresha ibihe bikoresho. Nuba wubatse neza wowe ubwawe, niba igiye kubaka kuko ni wowe igikoresho, Imana igiye gukoresha kuzubaka ruriya rugo. Kwitondera fondation. Ndinginga abasore n'inkumi kudafata ikintu, simbatera ubwoba, ariko ndabingingira kudafata ikintu uzamaramo imyaka 75, 80 n'iki, ngo ugifate munenebwe, ugifate mu buryo bworoheje. Nkunze kuganira n'abantu batoya bananiwe gutegereza iminsi insengero zabo zabahaye gukoreramo ubukwe. Akaba yikunaniye n'umuntu bishyushye bigurumana, akavuga ngo urugero wenda itorero ryacu ridusaba amezi aya n'aya, ariko twebwe dufite ayo. Ridusaba wenda amezi 8, ridusaba umwaka aze kubivuga, ariko twebwe dufite amezi 6, tugiye gushaka ahandi hantu. Ukumva n'akantu kagakorwa, bagize akantu koroshye. Ibyo rero ubwabyo bita bintera impungenge mu buryo bwabo bateguwe. Ako n'akantu gatoya. Nkababwira kuki ushaka ibintu bififitse, nuvuga ngo ugiye kujya mu kintu uzabamo imyaka yose usigaje. Gutegereza ukwezi, amezi 2 kugira ngo ugende mu bintu biri mu mucyo birakunaniye. Bigaragara ko ikintu ugiye mutakizi. Uzi umunsi w'ubukwe, muri make ikanzu y'umweru na costume y'umukara cyangwa y'umweru simbizi, nibyo uzi. Ariko ntabwo wemera gutegurwa. Ugize umugisha abantu bagutegura, bakubwiye tugomba kwiga, tugomba kugira gutya. Ubundi no kwiga no kwigishwa ntibyagombye gutangira uranda mu nyina fiance, kuko no kumenya uko uri bumuhitemo. Abantu bipfusha ubusa amahirwe yo gutegura. Ikintu cyo kwitabwaho kurusha ibindi ni fondation, ni ibyibanze. Umuntu uzaryoherwa mu rugo no umuntu usanzwe uryohewe mu buseribateri. Niba ntaryohewe mu bana wanjye n'Imana, nuzuwemo ibintu byinshi bitaryoshye, no mu rugo ngiye kuba umugabo mubi n'umugore mubi. Nuvuga ngo itindemo, wemere gutozwa umwana wawe na Kristo. Buri mwana wacu na Kristo uraturyoshya, utumaramo ububi twakuye
aho twavukiye, ibyo twakuye mu byaha, ukatumaramo utu tuntu twose tutari tuzi. Niba hari umuntu ukosora neza ni Mwuka Wera. Banza wowe wirebe, ese ubundi uri umuntu wishimye? Ese uranyuzwe no kubana n'Imana? Ubundi uranyuzwe? Uri umuntu uzi kuba mu bike? Uri umuntu ugera mu byinshi ntiwirate? Uri umuntu uzi kubana n'abantu? Aho hantu Yesu yarahakosoye. Aho ngaho bari gutinda, kuko ni wowe gikoresha Imana izakoresha kubaka urugo. Ntabwo rero ruzaba rwiza kandi nawe utari mwiza. Rero nitwite kuri ibyo bikoresho, ku mubano wanjye n'Imana. Hanyuma ibyo ngibyo bizamfasha no kumenya uwo mpitamo ko tugendana. Niba umubano wanjye n'Imana ari mwiza, ni ukuri gushaka umugore usa neza n'umugabo usa neza, ubwo ndavuga iby'inyuma biraryoshye pe, uzajya utambuka, ariko bifite umumaro muke. Niba umubano wanjye n'Imana umeze neza, nzasanga ntashingira ku gihagararo cy'umuhungu n'umukobwa gusa mushyira akadomo. Ibyo ni ibintu by'abantu batazi Kristo. Niba bavuga ati ngomba gutambuka n'umugore wanjye, baravuga ati kabisa yarashatse, natambukana n'umugabo. Ibyo biragaragaza umubano wawe mugufi na Kristo. Rero ikintu cyo kwitabwaho ni wowe ubwawe.